Ewa we abari bikira Mariya data ishobora byose. Bebe kuba wambonye se. Ngomba kwita mbanza nkashyiramo turente kugira ngo tuvugane neza. Sibyo se? Urumva? Kugira ngo mvugane nawe neza. Nambaye rinete kuko nge nogo navugana nawe narashyira muri rinete zanjye. Byagutwara iki? Byantwara iki se? Ibaze kuvugana nk'umukobwa nkawe. Sibyo? Nashyize muri rinete. Cyaba ari ikibazo. Ikindi cya kabiri. Ngiye kukubaza ikibazo. Nugitsinda ndaguha amafaranga. Yego. Kandi umgize ukuri. Wataye ubusugi ufite imyaka ingahe? Nanjye simbyibuka. Nabutaye mfite ahari imyaka 2. Mu batipe mwaryamanye bose, umutipe wakuriye ukumva kakwemeje ukumva wahamagara mama wawe wakubyaye utari bumubone. Yari afite inkoresho ireshyo. Nka metero imwe. Nka metero imwe. Urangiza ku matura ngahe? Nk'umunani. Amatura 8. Cyane. Amatura 8 ni urangiriza. Yego. Afosharo ubuse ko narinzi ko ngewe nshaka kwa twagira tukareba ukuntu twigenza nge nawe. Sibyo? Ukuri ngo ndagukunda ko nimba nagufashe nkagusohokana nkakuzana hano nkaha baby wanje. Yego. Ukabumbira ko urangiriza ku matura 8. Biba bigora. Kandi ngewe urumva nimba nkubiseho kamwe mu masegonda 2 mba nshoje. Sibyo? Nasubwo mukobwa nkunda moza ku mutima iteka bwiza bwa mama. Ko mama nanjye nateguye kuba nakuzana muri aka kajaride tukaganira dutuje n'akayaga karimo kudukubita amafura yumva ko ahari. Wa mukobwa we. Ubwo nakora iki koko cyangwa se base? Nzamwe kira kinene se base? Ahubwo binshoboke nka 30. Na 30. Yego. Je, none se nge 30 gose nogo nahita gupfa kwawe upfa kwanye muri kibazo nta kintu bintwaye ugapfa rwose so wambere wabupfuye naganjye wabupfuye. Yego. Nase ndeka ngwaza uri female cyangwa uri noza? Jewe umva nanjye simbizi ndi kibura byose. Uri kibura byose cyane rwose. Aho nabonye ufite n'ututetuwaje. Ubuse nkubajije igisobanuro cyanjye wakimbwira? Igisobanuro cyawe nta kikubwira kuko uri indangamirwa. Ntazi nakubwira niki cyangwa nawe uri mu bajyamanye na nzovusha na yakamwana. Reka nzovu sinamwemera. Sinjya nemera abagabo bareshya kuriya. Ari yakamwana na nzovu wahanda. Ngewe akaburahuriza nahayaka. Yaka na jitafu nahayaka. Wahayaka. Ako kuki abakobwa bose ba Sadoma mukunda yakamwana? Nukugira ngo yaka impamvu nuko asumba abo bose. Urumva? Yego niyo mpamvu. Nose abasumbisha iki? Nje nicyo nshaka kumenya. Abasumbisha iki? Abasumbisha gukora akazi neza. Uriya muntu wishwe n'inzoga. Uriya muntu ugenda ubwe akaguru kameze gutya arenda kuvunika. No mbyanga akora akazi. None se inzoga nizo zikora akazi cyangwa igikoresho nicyo gikora akazi? Reka mwibariza ikindi kibazo. Ubu turimo kwerekera mu minsi mikuru. Yego. Ya Noheli tujya mu mwaka wa 2026. Uyu mwaka urashaka kuzatangirana n'iki? Ukiri indangamirwa cyangwa uzaba waravuye mu burangamirwa ndo ufite nawe akandi kazi ukora? Oya, ngewe ntabwo ndi indangamirwa. Oya ngewe mpamvu mvuze kuri indangamirwa uko umukobwa wikize tuwaje wese manzi kandi indangamirwa. Reka ntayihari nge niko navutse nzo. Hari umbona hose. Ezi ni iki? Ntabwo tatuwaje be. Ezi ni iki? Bani muzareba iki kiganiro. Uyu mugabo afite tatuwaje. Iri hehe? No ku bintu afite tatuwaje ku bintu. Na foto nta cyabaye. Ninyereke. Ngewe ku myanya y'ibanga yashyizeho tatuwaje. Ejo muri Sikovia ni wavuze ngo sibyo murimo gufata tatuwaje mukazishyira ku myanya y'ibanga. Imyanya y'ibanga iba hehe? Ahanga. Aho ngaho se ntabwo hazi. Ahantu hibanga naho utabasha kugera cyangwa hatagerwa. None se hagerwa hose rero si haragerwa ariko no gupfa kuhagera. Kuko kwagera ni ikintu kigoranye. Ariko ubundi ibyo ni ibiki mwigize ubundi? Imyanya y'ibanga. Ubusa nkubyiye ngo unyereke kariso wambariyeho. Wayinyerera. Giye kibazo nuko nta kariso nambara. Iyo nza kuba nayambaraga nayikwereka ariko nambara. Oya wananye kusha no kumana gutyo kagaragaza kutazingumye ngugaragaza kibuno kanyeka wikambye ati derenge nayo nambara. Reka ngewe nta kariso ngera sinjyana nayambara nta hantu murira nayo usibye kwiyumva gutyo. Nyumva mu matangazo. Kuko nijuru nzaryumva mu matangazo. Nase ubundi buteganya kuzajya mu ijuru. Ngewe yego mana yanjye. Ijuru nisi ndimo. Ijuru nisi. Narindi ijuru nteganya. Najye uteganya. Nose umubyeyi wawe wakubyaye kari cyo kintu njya nibaza nkanatekereza umubyeyi wakubyaye. Ubu yavuga ko yabye cyavuga ko yagendeshe kuko nimbuvuga ngo ijuru ni y'urimo. Nuramuka utashye wabo watwese
ngo ibyo byose bizaba birangiye ubu yibara mu bantu baba barabyakumva ko yabyaye atuje atunganiwe umva biterwa n'icyo wemera ni nkuko nakwemera ko ibu yari iryo mana ryanjye nkuko nemera icupa nkemera ibiryo nuko ubwo ijuru narigezemo uheruka gukora imibonano mpuzabitsina ryari umva nkubwire niba ukeneye kubimenya uze tujyane ubwo nitumara kubikorana nibwo umenya igihe mperukira kubikora ngere ariko reka nkubwire wenda wihangane kwa nabanje wenda kukuganiza ngo mu bintu nk'ibyo nyine wenda natekereje icyatuzanye hano n'icyatuzinduye kugira ngo ube wanyemere kuza ngo twicare hano sibyo ushobora wenda kuba turabizi ko twateretaniraga kuri chat sibyo hari kuri chat ariko ndavuga ati ngereka nze nkuzane hano twicare tuganire tumara kuganira tugire wenda icyo twakora nyuma yewe nubwo ntacyo kunywa wenda baraduha ukurebe ntabwo barakingura sibyo mukobwa warambonye urambwira ngo urankunda cyane kuri nimerange ngo ayikwe mu kiganiro no kwambira nawe ndakubwira ati ndakwishimiye sibyo kwa rero nanjye yakubwira ndakwishimiye nkifuza gura nawe ukaba byemera tukaba twahuye byanshimishije amazina yanjye nibisanzwe ni Matsiko Keza TV TV wenda nta kantu nyine wenda bitewe na channel yanjye ariko nyimamvu wenda ni izina ni Matsiko nyine abanyarwanda bararizi ariko nawo abantu wenda badukurikiranye nta muntu uzi izina ryawe nje nitwa Nyirahena Nosiyata Nyirahena reka bakwite Nyirahena ni mugihe kuko mu bintu bigaragara utanga kinyuma kuko ntabwo bakwita Nyirahena udatanga kinyuma nasasa uburenganzira bwanjye none se muri position zose zibaho ukundi he position yewe apfa kubigeramo gusa igeramo ibyo yibwirishwa ngo Nyirahene n'uburenganzira bwanjye yego arakinyuma se nakimbere nakuri abafata akaguru bakakagira ngo tubanza tugende tubikoreyo nibwo umenye icyo nkunda ibyo kunyibaraguzwaho ngo ibiki nibiki akuze ko uranzuze ko nshaka kugutera wowe ukahita unanya no mu buriri ndegewe ubiseri ntago nanya we nakuriza urumva ukanyibwa mu buramashuko kayo ndegewe utazambona gucya ndeshya gute arabyibagiwe ntabwo anshobora wowe nutari wowe dakatora akose ubwo yaba ari farasi usitaranye nkawe nk'icumi byibuze ko bundi ubone kuza naho utandukane na Jackinto ndumva ari usi wowe si Jack mwese muri bamwe bakuvukana na Jack ngewe nawe turatandukanye Nyirahena na Jack ni ibintu bibiri bikoze iki bitandukanye ubwo rero w'instress Brian waba umuzi umva we ndimenya si Brian uri abamatatuage ngewe ndimenya simenya iby'abandi babarira w'intera na stress nose ako sereka nkubye ngede ikintu mpfa n'abakobwa nukuntu muraka nkawe ngusohokanye umuntu nako kamitsingi wanguriye kike na ubuse nkawe maziki ko kugonga nawe ukajya wasohokanye umara iki none se urajya ngo ngwaka imitsingi oya mbabarira w'instress oya mbabarira twubahaneshe baby udatuma turwana ahubwo kwita ngo ndakwita sheri by the way nagurishe gashirira amenyo nta sheri utanukira hano mbabarira utanuka mbabarira sinjya nkunda umuntu nkora mu bwonko ubundi kwiteza n'abantu nkamwe n'inyinyatsi ngashari ndagusohokanye imbwa ushatse ko akunda imbwa ahubwo imbwa yo ifite umurizo wese ufite uwe reka nkubwire mwana byose mu buzima bwanjye sinjya nkunda umuntu nkora mu bwonko kuko umutwe nikoreye sota miliyoni basi ngo urashaka kujyaho babarira sibyo police kubaha wintera stress aho ndi kwicuza umwanya wanjye we ibaze nkaye sheni ala harya ngo ubuhungu bw'ikigali mwigize ngo ubusongarere muzajya murishisha ngashare shari gifunikiza ubu nawe wacyajije amanyo wirirwa wishyira ku myato ngongeye kunywa inzoga z'amase kanywa ndeza cyangwa unywe basi shake kora reka mubwire mu bantu uzongera kumenyera ngewe simbamo endo uri igikize uri ikise niba ntari igikize amamarira kwisura ufite njye ukuntu bito n'amabuno nakubonanaga kuri chat bro ahubwo se ngewe oya haguruka hano n'abantu bazaki kigano bazatubye haguruka hano karagera inyuma bareba oya karagature karaga gutya uhindukire gutya ahubwo wowe wabuze ukuntu bivugamo icara n'umukobwa kizungereza nk'iki kange ubundi ubuhungu nkamwe reba ukuntu ureshya wasanga nawe ari umugore umamagaye ko nanjye nabwo nibwo turwanye none itaba numve ndapfuye itaba numve dore mu kirosto peka arakobye
ibiki ndakira telefone reba nk'ibintu ubukore reba nk'ibintu ubukore umva se babarira kandi turaserera kandi aserana babarira nyine reka kurwana wimbwira bose nimba bakubye uranyihamagajwe bose nimba ari umuntu ukubye nicyo kibazo ngo ibiki n'ibiki nta n'agafanta nta n'agaprimusi nta n'agaki none utangiye kumpamagara ubwo bugore bwawe umva reka nkubwire umva ujye ukina n'ibyo umva nimba umuntu n'umusaza atinya nyina ntuzongere kumenya sureba man kandi nagukubye reka kunkubita intebe nyine ndeka nyine nje man nje kamana nje no kuri mana ndaserana biri seriya turaserera ntukamenyere wubaha ibiki wubaha wabampamagarira nakundana n'indangamirwa za Sodoma nkumva ko nakundanye no karangamirwa n'iminsi indangamirwa ko gisa gusa n'urupwe rubi gasa n'impyisi kagwe mu cyose cy'imingona ubundi ibintu ngibi ubundi umuhinure kandi ndaserera nawe wamaye amaho ndareba imbwa n'umugabo kandi turaserera se mwana kandi mwana nuko kucyo munakuba ndakuba yewe ntabwo wanshobora kuko ufite imbaraga zinshobora simara gutuye hasi ndakuba ubwize saa tuvugana n'ijye mugabo niwe mugabo niwe mugabo icyo kungurira cyane bimenye kandi ndagukubita ndagucanga miti nkubita kandi ndagukubita nkubita nyine dureba ndeka mwana ndeka nyine kandi mwana turasira biri siriya ndagukubita mu bantu menyera ndagukubita iki gikweto cyawe ndarugukubita biri siriya ndarugukubita mu bantu menyera ndarugukubita wakwicaye hano tugatuza tukaganira waretse tukaganira wakwicaye hano tugatuza nyine mbabura mgire nimba utuza ndatuza ariko nabya gasuzuguro ntasone tajya kwihamagazwa izo mbwebwe zazo ubugore simeza reba hano njya telefone nzanira telefone uretse ureba iyi phone umenye sayo telefone umenye nayizanye imenetse akira ngo ushumbushe nayizanye telefone imenetse ndagushumbushishe bebe ndagura indi ngira ibintu oya iyi phone nayizanye imenetse yawe ngira ibintu tuzaduturane ugira ibintu usubundi sose afite ingegera ni soko asogokuruzo bya sogokuruza wa tuza duturanye kararuhinga kararuganya cyangwa urarusabiriza buza kwiyemere ngashari wasanga na phone ujumpamagaza ari wati namaze ndakura telefone nyine ngukubira n'udukweto ndabona uri kwambara imishyi nukuba nje nanga gasuzuguro akira sanzo ikibuno se kivamo iki naka ari umwanda kukireba wicise ndeba kukireba mu byo nkundira nibyo birimo wikwihagararaho ukunda se nkukunda mibiki ubwo umva nje mfite umwanya aho barakanze mfata neza kuko ngende umwami kase ko se mana bikira Mariya oya bikira Mariya waheyo bikira Mariya ubu nakundanye nawe koko mana ndi bikira Mariya muraba nakundanye nawe ndi mu uramuzi amatsi ubundi woni sheri wawe mani uyu mubebe urumva nje turakundana twahuriye kuri chat arambyanga arankunda ndamubye ati ngenda shaka ko tuzahura amaso ku maso tukagira ikintu nge nawe tujyute tuganira nge muzana hano mukumuzana no kuno nzi ko nakundanye n'icege kazane biniha urumva nakundanye n'icege niko mvuze kazane biniha none se wanjegerawe Matsiko mfite ikibazo umusheri wese bakundanye ubundi ukundana n'abajetri birwa mu none se uyu mukobwa nge nago nanzi ko agira umukobwa n'izirandaza wiru nk'ubu rampamagaye kuri ako gafantasi unguriye kuri ako nako fantasi nayiteza kiraka yinjo cya mitsingi cya Kevin ubundi nkaho maziki ubundi uwo Matsiko mukundi nibuze ko ari gategura icyo wowe ugiye kumukunda ntabwo nanzi kwimbwa bwa rukwikoze mbabarira kabwebwe barimo kukubwebwereza bakujyana za rusoro nyamara ntumenyere Matsingo yangana basu tuza none se ubundi tuza nk'ima kandi mu kimwana unkure nturuke hehe iyi ntyazo ngiye mwamamagara byagize mbafata ikiganiro mugiye kuganira cyane singanira nawe kuganira kwanyu ndabona bigiye kuva mina nose ubu nk'uko kwavuga ko atari kabutinde mwa singanira nawe ngo mutuze tuganire ngo yego ikiganiro cyanyinjiyemo kandi bitari biri ngo sibyo nimba muri abashimba muri abagore n'abagabo turi sheri kuva kugeza ubu ngubu ntabwo mwabura muko mutararyama yego abantu mwahuriye mu cyumba mukamukirwana bingana gutya ubundi tuzakira ibibazo byanyu oya uyu mubebi nje ndamukunda pe sibyo ndamukunda kumukunda moza no ku mutima wanje ako mubebi wenda nimba ngo kuva twaryamana twararyamanye atangira ambira ngo mbikora nabi none se urumva
nje nimba umuntu arangiza ku maturu 8 kandi njewe agaturu kamwe mba numva nyuzwe ntabwo byavamo namwe byatazareka miga abayedi baze bamumfasha none se uza kandi ari sheri wawe nose ko arishonje byavuga ko naza n'umuyedi bro none se sheri wawe uzajya kumushakira abandi bantu nje dore ikintu mpfa n'umukobwa anyara kuri matora monanika buri munsi abantu mu gipangu bakavuga ngo se ngo Matsiko ngo wazanye ngo umugore unyara ku buriri nta mwana nose abantu bazabirwa bavuga ko mfite umwana kandi nta mwana ngira unyara ku buriri uzagura indira kugira ngo ibibazo bikemuke semiri kwire urayisajishije nose ngo wa mukobwa ubujyango uzagura indi niko mvuze Matsiko nzi ko abandi bantu bakunda abagore bagira ntabwo ngewe nkunda umukobwa unyara amba nshaka mukaga utari bunyanduriza uburiri ubwo nzanakuninyaho rero uzareka kukunyaraho nose sinayiguze igasaza uzi umukobwa ukuntu ateye utakabona gutya kareshya nk'uruzingo nzakuninyaho rero kara imana we babitaya Mariya we ahubwo tugira tujya no kubikora numva bishatse we mbabarira nge mbere yo kujyana nongeye njyamane nawe ubanze ugenda uganiriza abakuru yego mana ubanze ugira abakuru se barambuza uburenganzira bwanjye umva ntago nge nzankomeza kujya mu yego mana nawe rero uginyobera kandi uri bubimpe uginyobera ubakakaye bavuga ko abagore bateye kunguka aribwo abantu babateye neza nawe ugiye kandi yego mana yanjye nge ndashaka kagomba guca ahubwo tugira tugende nayagira ameze nk'uko uruhinja ruba rumeze ahubwo tugira vuba witangira kunsebya kuko ahubwo ndi kukwaka ahubwo nukukubona ujyana ngare naka nta kintu maze ubundi wazayice ko mbona ari umurimbo wazayice ko mbona ari umurimbo uzayice nta n'ikintu maze ubundi kirakwasana urwembe cyangwa umukasi ukagira ute nkayikura imaze iki akose buri kamubwira mpana izo renge za Imana babarira wimarira n'abasi ubona nzasazanya nawe yego mana ubona atari urupfu tuzasazana nayikuyeho tuzasazana nayikuyeho ubu dore ikintu kigiye gukurikira SAMU ngiye kuzaza njyamanye n'iki n'inkoni cyangwa umva ugomba kubikurikirana kuko uyu nguyu yazakwica ashaka kuzaza kunsura ugasanga ndaryamye rahwereye nawe akahita nawe ubwo nzayikuraho niba nta kintu imaze ukura hekese gakurwamo amaso cyangwa ukurwamo ururimi nzayikuraho ubwo nta kintu imaze mugiye gutangira umwanzuro wo guhangana kandi yego mana yanjye ntusubi nk'iki kiba kimbaze cyangwa ubaye bicyo wa mugore wawe mu kanya uriya muntu nimba amamagaye ntago ari icyaha akoze ntacyo ikihe cyaha se wamakangu sawa urabibona uryenje ibintu by'ubwo rwanyu rero ndabona ntazi uryenje kuko umva nayazongera kubona umva wasinzira nkayikuraho nasuka haside ntumbaze ubundi reka mbagira inama sibyo aho kugira ngo bikomeze kugenda sibyo wowe n'uwo mugore wawe ufata umwanzuro mutambukanye n'undi nta muntu urabyaza undi nawe iyo yakubyarira ari murona ubwo tuzatandukana ruko yavuyeho mwinsu yavuyeho banzuga muno na po wikuzamo ibi bipira wicometsemo wagira ngo ni igitiyo cy'amazi wishyizemo nimba utabyarasenge nzabizire none urupira wishyizemo n'urwikiza kuko utaruhuguzura urunguru n'urutuma ibintu bigenda neza nirwo runyongerera imbaraga bebe ngaho ibibazo ubwo se nk'uyu bavuga ko abantu mwese ko iterambere ryaragucitse muze kintera ingufu karuka abantu bandenganya SAMU bakavuga ngo Matsiko ngira amahane nge nta amahane ngira amahane se wo kutandenza amavi reka nkubyize ukuri ubundi akagabo nk'akaresha gutyo ko kwandenza amavi koko nkawe ukavuga ngo ndakanuza nkagukwega umusatsi nkagukwega umusatsi akantu mfata nkazunguza nkakubita hasi zinoza iki nk'uyu ko kwavuga ko ari umugore mfite sa nagize amahirwe nandukana na Brenda n'umukobwa twakundana ujyawe rero hama hamwe sindi wajyawe ni nyirayene hama hamwe ni baravuga ngo ugira ututinda mu nyama ukagira uti batora igufa hama hamwe nanjye nirukanye ugira baravuga ngo mbese ngo uzana ngo umugore ngo uri mireke hama hamwe niko mvuze winansa kuriza uzana imbwa igira ngo igugu ni gufa ukaza n'imirabungure nirukanye igugu ni gufa nzani iri mirabungure nshatse kuba ko nirukanye umukobwa mwiza nizanira urusasu mugore mwiza nashatse uruta abandi amahane hama hamwe ndaje nguhanganye nguturitse neza njye dore ikintu mpfa n'umukobwa sa umukobwa ni umuntu tumara gukora za nshingano z'abantu bakuru agasubira inyuma akajya kwikinisha ngenda mwifatira muri doshe maze kumwifatira inco zigeze muri nuko babikoza nabi sibyo ukujya kwigeraho
kira naga ari ikijumba ashyize hariya kira kijumba none twaguze ibijumba nje ahubwo ni wowe kibazo sinjye kibazo kuko ageraho kwikoresha ibijumba hanuza ibijumba waje wihangana ukemera ko imbaraga zanjye mbabarira win stress akosonza umwanzuro turafata uwe none umwanzuro nje nshaka ufata njye umukobwa nikundira witwa Sonia ndashaka kuzakundana na Sonia nje nkibana na Sonia iyi makangu nkayireka aha nibwo gukuye amenyo rero nkakureka nkareba icyo uzajya umusakera umwereka wowe Matsiko arakubwira ngo ntago ibyo kukurongora kugira ngo urangize byaragoranye biragoranye amaturu 8 yego rero nkawe nanjye sinza ntabyo nemera sinzamureka ubwo tuzapfana nyine basuranye ziriko nasaziranye nawe ndabihakanye kose mwana uyarambaze wivunika ndabikwibutsa neza nongere bigusubiriremo wasubira kuri iriya nzererezi yawe nibikureba do urusha Sonia ubwiza se yego mana urusha Sonia ubwiza ndabumurusha Sonia uzamabuna afite ndabizi nanjye nzaza kuyiteza kumenya yuko n'amabuno yo kugurwa hari nkuko ninzo bigurwa bebe ubutatu tuzahura narabaye umushinga yo wajya ukisiga mu korogo ngo dushinzabe ngo n'ikibuno harya n'ikibuno nyi yego mana nge nzagenda ngura ikindi ubundi nitukuze akose Sam ubu koko ubundi nanikwedure bebe Sam ndabona ibyanyu byago uyu mugore ni kabutindi none se kabutindi niyo utafite umumaro ako mumano nawe ugira goto wanjye no gumuntu umuntu w'umugabo no gujya ukaryama ko ujyana ku buriri hangahe akagwa nk'igitumba akose ubundi no abantu ngamwe mugenda bagiye gushaka gutanje kure umuntu ujye je umukobwa nago nanzi ko arikate nanzi akikubita hasajya ngo numutumba uyu mukobwa nanzi ko ari umuntu wenda tuzadukora agaturukamwe cyatuye nkiryana umunana pere utanaruhuka ngahibaza ubwo sindebe ukuntu ari ndi bukere ukuntu maze guho uko ajyanda umurwayi wa shamba baraguri gutuma sida naguteye injare bwo reka maze nishimye ikora ture neza baba bikira Maria data ishobora ngo wagize ndabera nyibibara none ibi n'amazi iminsi ndwaragurika ibibira hama hamwe si kubone ikote Sam ubu koko mwana wamba uri ukareba ikintu wamfasha basi Yarongoye cuwishiriye sinigeze nguhamagara waranyizaniye ubwawe waranyihamagariye hama hamwe isikote isikubone hama hamwe wina stress nakugira inama kuva kera urumva ati ntago wanyumvira hama hamwe isikote urwishigishiye aragusoma urari asa mubiki urari kanyunyirizwaho hasoni ndebera nk'uruntu rw'urugabo rukicara rukarira isikoti kubona kumenye hama hamwe mani babibabaje bro nushaka upfe jya kwiyahura mani bazaga impamvu muragorora mani wati kujya kwa makuza wanyanduje sida ugambirwa wati kujya kwa makuza ukwanyanduje sida ikajya muyo nari mfi yego ntaribi ukwice neza burundu ungiye kurwara sida ebyiri mwa hama hamwe kwice hama hamwe sida ebyiri noneho bro waracyarira yasinyirira shagira nge narwo nzikurira sinabyibuka sinzi n'ukuntu kurira ibimera narwo nziko binabaho urarira amatango mwe cyangwa byerize sida ebyiri mwa ungiye kurwara sida ebyiri yo ahubwo nzajya no gushaka iya gatatu nawe nyikongereremo tugere 3 aho Matsiko emera ubane nawe nimba yaranayikwanduje mu ruhame hamwe utuze ahubwo nturiye uvuga ngo ni kira kibuno niriya nzobe nanabikwibutse neza nzakwicira isoko nawe kwanje kango byizo kuri mada Sonia sinzamureka Sonia nzamugwa inyuma namara kumenya ukuzikari sitagiva ku mubiri w'umukobwa nawe namara kumenya ko nakumunze nawe azaguha kato ntazakwiteza nanjye nzayimumunga nanjye mwisho nose nge ndiyanze nose nge ndiyanze sindi umuntu nanjye nzayimumunga tuzaguhana Sonia yacimye ariko nayigira ngo harya ngo ubona ni ipantaro hari waguze se uri kwibona hari waguze niyo uzayikuramo wirukanka umusazi ni ya gisirikare kamajeje ako sereka mwibaza washyize agapira hasi ukubaka ariko uri umusirikare wo muri Kongo n'uro mu Rwanda watuje ukubaka mada uri wo muri Kongo n'uro mada watuje ukubaka uri wo muri Kongo n'uro mu Rwanda nyine tuza wubaka ariko icyo nkubwira uracyo kurugutura amatwi yawe ubwo nanjye byo nagusabye ugomba kujya ubikora kurugutura amatwi yawe ndabyumva ngo n'icyuki cyangwa ndabikora ariko nanjye ntabwo nzakora ndakira akiri intego uko gisabo zaguha umuhini uzamu umuhini so uzamu umuhini nanjye nguhifunga akusanga nk'iki kintu cyo kimba zareba imbwa umugabo asasa mu bukoko nkori yego mana nzica umuntu bamfunga oya uzamutoroke ubusakagaba nkaho urabona nshobora
ntago ndeshya nka nzovu wangegeraho ariko nanjye sinamwemera ntago ndeshya nka nzovu reka anjye na nzovu muremure ninde uzaza uvuga boss aragusumba gasombe rubi kahandi aragusumba ko gisago ubwo se urabona mureshya ikintu kiba kimbaza iki kumana umukubitwa n'inkuba gakubitwe reka mada kaye mada buri ari ikintu ubona namara turara mada ari ikintu ubona wangegeraho ari ikintu nawe bitinu mada buretse wifata amaka reka gufata amaka nyine reka gufata amaka reka ikiganiro tugisoza rero mwana reka mutire ko wishabarera